Mbega inkuru ibabaje, mbega inkuru iteye agahinda y'umunyeshuri wigaga aterwa inda n'umwarimu we, aho bita ngo ni ba porofeseri, ngo gutera amada abanyeshuri ngo barakataje. Uyu mwana w'umunyeshuri icyakubwira ko mu guterwa inda kwe yari afite imyaka ngo 15 cyangwa se 14. Murabizi neza ko gutara amakuru kwanjye byahindutse ubu nsigaye nyatarira mu kirere, nibwo mba mbabona neza. Shofe njyanaho iki kibazo cy'umukobwa watewe inda aho cyaberesha twagiye. Bivugwa ko uyu mwana w'umunyeshuri atigeze asambanwa n'umwarimu umwe gusa. Bivugwa ko uyu mwana w'umunyeshuri imyaka 15 ndetse yakundaga guhabwa amanota menshi cyane. Ababyeyi b'uyu mwana bahuraga babona umwana bo wa mbere bakagira ngo ni ubwenge bwe. Kumbi mana yanjye, niba uzi ko uri umubyeyi ufite umwana w'umukobwa uri mu kigero nk'iki ngiki, iyi video irakureba kandi wibuke gusharinga ino video ngo igere kuri buri umwe wese kuko irakenewe. Nshuti zanjye munkunda kandi nanjye nkaba mbakunda, murabize no kuri TikTok tuba dufite iminota mike gusa. Ntugire ikibazo, mfite YouTube channel yitwa Biri Hanze Kabiri, wajya kuri YouTube ugakora search iyi video yose ugahita uyibona uko byatangiye uko byarangiye. Kandi ukigera kuri YouTube yanjye wibuke gukora subscribe, monsherame gukanda kunzogera biba bikenewe, kubera ko iyo udakanze kunzogera video itaha yasohotse vuba ntabwo uyibona. Iyi video ikubiyemo ubutumwa bwinshi cyane, ndetse ku bana b'abakobwa bakiri bato ndetse n'ababyeyi n'abahungu n'imyitwarire yabo. Iyi video irabareba cyane, rero reka duhurire kuri YouTube turebe ko byagenze. Mu by'ukuri ntababeshye, iyi nkuru y'uyu mukobwa watewe inda akiri muto, bikavuga ko atigeze asambanwa n'umuntu umwe gusa. Abanyeshuri bigana ugashiraho nabo batica n'aba profe, kubera ko uyu mwana ni mwiza byo pe, gusa ni wa mwana ubikiri muto ufite igikuriro. Ndibaza mana yanjye, nk'ibishora ababyeyi baba barashizeho bazi ngo umwana ari kwiga, bagatungurwa no kumva ngo umwana w'imyaka 14 wabo 15 ngo yatwise ari ku kigo. Ibi bintu bimaje gufata intera, kandi umubyeyi baba warabyaye umwana abahombye kuko ntago aba yiteze ibise by'uyu mwana n'uyu muruho. Gusa Imana dusenga ijye turindira aba bana kandi bakiri bato, nuko mbona Satani yabahagurukiye akaba ari bisigaye iteza ibibazo gusa. Ahubwo sha abakoze bari 35 ngo nibashaka kubyara guse mama, aba bana nibakomeza kubyara u Rwanda rwacu ruzagira abakobwa beza gucya bavuye. Mana yanjye, niba uri umubyeyi ukaba uri kumva ino video, kora subscribe, share, comment. Beka mbibutse ikintu cyo gukanda kunzogera kiba gikenewe cyane, kuko mu by'ukuri ntababeshye abantu bakanze kunzogera ni bake cyane. Munshigikire mukande subscribe, mukande no kunzogera, musharing ino video buri wese imugereho. Ndabinginze mumfashe, banyita Biri Hanze Kabiri njye bagezaho iyi nkuru, kandi nimunshigikira neza nanjye nzabakorera ibintu byiza cyane. Nzajya mbagezaho inkuru zitandukanye kandi abandi badafite. Uyu mukobwa ndetse mu bibazo bye mu gutwita kwe byaramukomereye cyane, kubera ko uyu mwana ni muto, amakuru yo gutwita ntabwo aba yafite. Bivugwa ko uyu mwana yaje no kwihisha mu rugo ntibabimenya, akomeza kubana n'iyanda gake gakeya ajya no ku ishuri, kugezaho ibise byamufashe kandi bimutunguye. Nabwo ntiyari abizi, aribwo yatatse umukozi wo mu rugo agahita ajya guhamagara ababyeyi. Gusa bakibimenya uyu mwana bahise bamusibya ku ishuri. Iperereza yese ritangira rikomeye cyane, ririmo kandi imbaraga zikomeye cyane. Gusa ababyeyi baratunguwe cyane no kubona umwana wabo ukiri mutoya, bazi ko no gupfundura ibere ritarapfunduka na gato, ariko bakabona aratwite. Bivugwa ko umubyeyi w'uwo mukobwa
w'umumama, mama w'uyu mwana acyumviye inkuru yahise arwa hasi afatwa n'ihumure, kubera ko yumvaga ko bitashoboka ko umwana we yaterwa inda na prof. Ikindi kintu gitangaje kiri aha, uyu mwana w'umunyeshuri bivugwa ko atari abanyeshuri bamuteye inda, ahubwo ari umwarimu we wamwigishaga yabonaga ngo ari keza. Hari irindi kosa ababyeyi dusigaye dukora, tukohereza abana bacu ku ishuri bambaye ngo ni utumini, ngo ni utujipo dutoya, ngo ni viziyo. Niba uzi ko uri umubyeyi uri kumva ino video umva aka kantu, niba uzi ko ukunda kwambika umukobwa wawe utujipo dutoya agahorana utuntu tw'udusuko ku mutwe tutavaho, kandi ubizi neza ko atarakura akiri mutoya, menya ngo uri kumugaburira ibisiga, kandi ibisiga bigira amababa, biraguruka bireba kuri, kandi bifite imbaraga zo kuba zakwibira umukobwa wawe ubwenge, ubwiza. Mugira inama wa mubyeyi we, cyangwa wa mukobwa uri kunyumva, cyangwa wa musore uri kunyumva, tega amatwi umva aka kantu. Ariga noneho iyi nkuru y'uyu munsi ni fire, mbabari wisharinge ukore subscribe, buri muntu wese iyi nkuru imugereho. Niba uzi ko ushaka kubaho kandi ukabaho mu buzima bwiza, uri umukobwa uri umuhungu, ukaba aribwo ugiye gufata indangamuntu, tuzi ko umuntu wafashe indangamuntu ngahita yumva yakuze, uritonde kubwo nibwo ugeze ku isi y'ibibazo. Uzafungwa, uzakubitwa, uzambugwa, kandi uzanibwa, kubera ko wiswe umugabo witwa n'inkumi, ariko nibwo ibibazo bigiye kugutangiriraho. Uritwararike rero mu bantu ugiye gusanga bamaranye indangamuntu imyaka myinshi, uce bugufi, wubahe, ubifate kandi ugire n'umuco. Igihe utazakora bino byose ukikuza, ukigira iniga, ukigira inkumi, ukigira umukobwa uzi ubwenge, umenye ko hari abakurusha kandi bagukeneye kuguhohotera. Bakobwa mwambare pe, mwisige muse neza, ariko mwirinde kurengera, kuko abagabo bakuru cyangwa ba rushimusi n'abahohotera abana bato naho bagiye. Nk'ubu ngubu uyu mwana w'umukobwa azize iki? Mu by'ukuri tugire impuhwe ndetse tunatekereze umwana nk'uyu nguyu, ababyeyi be barabaho gute, barifata ute? Wenda ni nawe umwana bafite gusa wonyine. Bana bakobwa mureke kubabaza ababyeyi, ndetse mu gihe ubona bikomeye cyane, ujye ubona ugeze ku kintu nk'iki ngiki utakimenyereye, basi ijambo rimwe, niba ari umupapa ukuri hejuru cyangwa uri impande zawe, mubwira ati se pasi ko mbona byakomeye, wazana kondomu cyangwa se agakingirizo. Nanjye reka mbibibutse, niba uzi ko ubona byanze kandi ukabona ko ugiye gukora icyaha, ibutse umuntu muri kumwe ashaka kondomu, natayizana cyangwa agashaka agakingirizo ntuzamuhe, kubera ko numuhera aho ngo ni ukubera ubushyuhe nka ya ndirimbo ntaho umukecuru abivuze, bizakubana ibibazo ndetse uzabyarira imburagihe, wica ubuzima bwawe, uzigwa witwa umugore kandi ugakwiye kwigwa witwa inkumi. Benshi bari bategereje kuguha inkwano iwanyu bahabwa ubukwe, wambara agatimba ka mbere ni uyu mwana uzaba abyaye, kuko kukazambara uri umukobwa wararangije kaminuza bizakugora. Iri zina ryo kuvuga ngo yarabyaye ni umufemeri, umenye ko ritazakuvaho. Nuko rero uyu mwana ngo bijya gutangira ku kigo, abana yaje ku kigo, abandi bana barahurura, bamwikundishwaho, babonaga ari akana keza, kiyogoshesha neza, gasa neza. Kugira inshuti bibaho, gusa yatunguwe no kubona akigera mu ishuri abona umwana umutangiye kumwitaho, amubwira amagambo meza ati wowe ndabona uzi ubwenge, uzajya uba uwa mbere. Ndetse uyu mwarimu yahise anamugira ngo shefu da classe, ku babizi abantu bizi. Gusa akimara kumugira shefu de classe ajya ayobora abandi haba muri discipline n'iki, uyu mukobwa yaje kubyemera ko urabizi ko abana nta kibazo cyabo. Akimara kubyemera yagiye ngo rimwe na rimwe yakora amakosa akamubabarira na bagenzi be na gurupe ye. Bivuga ko uyu mwana mu guhohoterwa kwe byatangiye gute, byagenze gute?
komeza inkuru. Yaje ngo kubwira uyu mwana w'umukobwa umwarimu ati ese ugira telefone uhamagaraho ababyeyi? Umukobwa ati ntayo. Ati se none uwagushakira telefone ukazajya uhamagara ababyeyi ariko tuzavuga ko wayiguriwe? Umwana ati ahubwo waba ukoze. Yaje kumugura agatelefone kandi ngo uzagahishe, yajya amara kuyikoresha akaza akayimubitsa agasubira muri doro. Gusa uyu mwana w'umukobwa we ntabwo yari azi icyo uyu mugabo ashaka, yari azi ko ari ibintu biri aho bisanzwe. Nawe aratuza nk'umwana, uretse ko abana batajya batekereza ibintu byinshi cyane. Gusa nyuma yaho yigeze kumuhamagara kuri ya telefone ari ku wa gatandatu nuko uyu mwana w'umukobwa ajya kumureba ngo mu rugo. Gusa ntabwo yigeze amubwira ngo azamurebe mu rugo, ahubwo ngo bahuye ahantu mu gakantine, amugurira icyayi, amubwira ubuzima abayeho, amubwira ati nujya ugira ikintu ukenera wenda akarete poshi yagushiranye ababyeyi baguhaye ujye undebe nta kibazo nzajya ngufasha. Bivuga ko uyu munyeshuri umwarimu ngo yaragiye ngo kuri kantine amwishyurira amafaranga, ariko ngo yahaye umukobwa ngo aba ari wishyura, ndetse ngo ajya buri kwezi afata ikintu cyo kurya kunywa. Urumva umwana w'umunyeshuri nawe abakobwa murabazi ese yumva ubuzima bworoshye, ndetse ababyeyi bakamwoherereza n'uwo mwarimu akamuha, yumva biroroshye. Aravuga ati mbonye inshuti. Gusa rimwe yigeze kumuhamagara ngo azamusange ahantu, nuko gatega akamoto umukobwa atazi yagiye, hari nyine ku munsi w'ikiruhuko. Uyu mwana yaje kujyayo aramusura, ajya mu rugo, arangije asanga amutekeye ibintu byiza cyane, iyo ujya akunda kurya iwabo, akanyama, utuntu twose duhari, yamuguriye n'akajishi karyoshye cyane. Gusa aratungurwa, bijya gutangira agiye kubona ukuntu umuntu w'umugicumi yitaho, umuha amanota, umutembereza, umutuma arya neza ku kigo. Arangije murabizi ko abana b'iki gihe nabo bacanye ku maso, kumukoraho yumvaga ntacyo bitwaye, yumvaga ari umuntu usanzwe nyine. Umukobwa ngo yaje gutungurwa no kumva tica ari gukora ku ibere. Gusa ubwa mbere yihagazeho, ariko nawe akamubwira ati iki kibazo gihari wabuze iki? Ni amagambo dukunda gukoresha nk'abana b'abagabo. Gusa kuko ngo yaje kubona ko nta kundi yabigira, kandi kuko umuntu niba akwitaho agukorera buri kimwe ntabwo wabigira intambara. Gusa intandaro y'ibi byose ni aha yavuye. Umukobwa afatwa ku ngufu, dore ko ari nko gufata ku ngufu. Nongere mbibutse mwa bakobwa mwe bakiri bato, igihe cyose uzakora imibonano utaruzuza imyaka 18, kubera ko ntabwo uragira ubudahangarwa bwo kuvaho wavuga ngo uririnda, uzamenya ko ukoze icyaha. Ndetse ni nko gufatwa ku ngufu, kubera ko hari imyaka uba utaragera yo kumanza ngo utekerezeho, manza wumve ibyo ugiye gukora niba ari byo niba atari byo, haba muri leta no muri rusange. Bivugwa ko umwana wese utaruzuza imyaka 18 ngo amenye ikibi n'ikiza, nabwo ntabwo aba aragakora, ariko byibura hari ikintu umaze kumenya muri wowe, umaze no kujijuka. Iyo wiga hari igihe ugeze nko mu wa 3 segonderi, hari n'ababa bageze nko mu wa 4 ku myaka 18 yabo. Gusa bivugwe ko munsi y'iyo myaka uba uri umwana, iyo uhohotewe nka gutya aba ari ikibazo. Ndetse wibuke ko uba uteje n'igihugu igihombo, kubera ko wari uzabamo nk'umudepite cyangwa ukaba nk'umuyobozi ukomeye witwa umukobwa utarabyara. Ariko wibuke ko nuba nawe uzaba witwa umufiyemeri, uzaba ufite inshingano z'umwana, kurera, kwiga. Ibi ni ibibazo. Rero inama nabagira soza, mwirinde ibishuko byose aho byava bikagera. Ndetse natwe bakuru, niba uzi ko ugiye guhura n'umwana w'umukobwa kandi ubona kuko ari ukumwangiriza, basi mugirire impuhwe, gira ababyeyi impuhwe, ushaka agakingirizo, ukore ibintu biri ku murongo, byibura abashe kubaho. Ariko hajemo gutera inda, iyo umenye ko ari amakosa ukoze mabi cyane, kandi hari amaso aba kureba kandi akubona, umenye ko ibi bintu uba ugomba no kubizira ukabiryozwa, kuko wanze gufata umwanzuro hakiri kare kandi bigishoboka. Kubyaza umwana nk'uyu nguyu muto
byateje igihombo. Ni ukuri kw'Imana amarira y'ababyeyi Imana yumve kandi kuko azakorera iby'ijuru, kandi ikindi azige neza ubwawe abyaye. Nkomeza gushimira wowe turanyizanyije video, urakoze Imana ikumere umugisha, ariko making sure neza niba wakanze kunzogera. Ni ukuri kw'Imana imibare y'abantu bakanze kunzogera ni mike cyane, kuko iyo wakanze kunzogera video uyibonera ku gihe kandi nanjye ndabibona nkanagushimira. Mwese nkomeza gushimira umuntu twabanye wese, ninjye wabagezagaho inkuru banyitabiriye hanze kabiri, gukora subscribe, share, comment. Ciao, turi kumwe mu yindi video ejo joyeze.